muraho neza Mm. abadukurikiye abaduteze amatwi abatwumva bari hirya no hino abari mu Rwanda ndetse no mu mbibi z'igihugu cyacu mu bihugu by'i Burayi tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mm. Rero nyuma y'igihe kitari kinini kandi kitari gitoya tudaherukana tudatambutse ibiganiro Yeah. ariko atari uko ubutumwa bwahagaze ahubwo nuko tuba turindiriye ko umwami wacu aduha icyo kuvugira imbere yanyu. Buriya nta waza guhagarara hano cyangwa nta wakicara hano adafite icyo ahavugira. Yeah. Rero iyo tubibonye turaza tukabibagezaho tukabibabwira kubera ko umwuka abaduhaye kubitangaza. Imana ishimwe kubw'umutumirwa dufite hano imbere yacu wo muri kureba bamwita Robert Prince Yeah. cya Prince Robert Mm. yose naye ni ubwa mbere tukwakiriye kuri Solange TV. Bo Solange yajyagamo ibiganiro none uyu munsi nanjye ngiye kumuha ikiganiro. Abantu bazi ibintu by'amaraso kuno abantu bagira amaraso ubundi abantu bagira amaraso atandukanye. Yego. Hari abafite ayitwa O+, izo plus bashyiraho cyangwa se ko guteranya ni bazita resist. Hari abafite AB akaba agira A akaba agira na B. Yego. Mbo ubwo impamvu mu mwuka nshobora kuba narahujije na Solange hari navuga ngo hari groupe afite groupe tujya gusa kimwe njye ngira mu mwuka Buriya. mu mwuka ngira groupe sange nakita ngo nka AB sibyo mu bisanzwe ndi umudoneri psychologique babita abadoneri psychologique bagira O+ mu by'umubiri bisanzwe ko mu by'umwuka impamvu mvuze AB njye ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana nkaba n'umuhanuzi. Rero Solange ni umuhanuzi ubwo urumva ako kantu ko kuba ndi umuhanuzi nako ari umuhanuzi gashobora kuduhuza. Nishimiye rero ko nje ku muyoboro we nk'uko nanjye namuhamagaye ku wanjye kandi iteka ryose igihe namuhamagaye yaraje. Imana igumugisha biba byiza ko niba mvuga ubutumwa nta ngomba kuhavuga. Nishimiye ko nyakiye nitubana neza n'ubutaha uzanyakire cyangwa se abakunzi bawe nibankunda n'ubutanzaga baraza kutwandikira muri comment uko bakubonye niba bagukunze bakwishima ako nta ariko mu utakwishimiye. mibereho yanjye kuno nkora umurimo kuri YouTube ntabwo bajya bankunda akenshi baba banuka umunyeshyari ndi umunyamatiku kuko akenshi nkunda gukora ibiganiro cyangwa se ivugabutumwa ricontraduiza abantu bagoreka ubutumwa bwiza. Dufite abantu bakora ubutumwa bwiza gusa ariko abantu dufite ku gice cyacu cyane cyane abantu bashobora kugoreka ubutumwa bwiza ukabugororesha ijambo ry'Imana cyangwa se ukabakiburisha ijambo ry'Imana barabitinya cyane kuko babatuka. Rero akenshi rero nkunda gukorera umurimo iyo umuntu agoretse ubutumwa bwiza cyangwa se ntavuga icyo Kristo yavuze ndamucyaha ati wowe urakosheje. Abantu rero ntabwo babikunda ari igihe ucyaha umuntu abantu bakunda cyangwa se urabona nk'uru n'urugo rwawe nshobora gukebura abantu nkaba ariko Solange nubwo kuko buriya nubwo turi inshuti Solange nugoreka ubutumwa bwiza nzagukebura tuzakiza. yego ni uko nteye nabo dukundana tuba tubana mu buzima busanzwe nyine dusabana. Iyo yibeshyaga agoreka ubutumwa bwiza ndavuga ati wakosheje. Nshobora wenda kutahita nza kuri kamera direct kuko urumva naratojwe nararezwe. Nshobora kumanza kujya donc aside nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ngukebura ariko nabona ko ari wo umuyoboro wahisemo cyangwa niyo nzira wahisemo. Niyo mpamvu mubona hari abantu bari inshuti zanjye mwari muzi ko turi inshuti uyu munsi tutakigendana kuko nyine bafashe inzira yabo nanjye mfate yabo kandi Bibiliya irabyemera. Ubundi Bibiliya yemera icyo bita gutandukana. Icyo yanga ni ugucamo ibice. Yego ibice ni by'Imana yanga. Imana yanga ibice ariko kuvuga ngo Aburahamu ngo ari kumwe na Loti biba ngombwa ko bagira ibintu batumvikana gisowari nanjye njyanga ubuzima bukomeze. Na Dawidi yabwiye bakuru be Imana yambwiye ngo abameze bityo ujye batera umugongo. Yes. Wikomereze wigende. Yego. Turakwakiriye Imana iguha umugisha. Reka dutangire rero tugusengera Imana ubundi tuganire ikiganiro kitari mu minota myinshi tubwira abadukurikiye iby'umwuka ari mu kubwira amatorero. Uri Imana nziza uri Imana yo kwizerwa uri Imana ishoboye byose Uwiteka nta warogoye umugambi wawe. Turagushimye ko waturinze ukarinda n'abacu bari hirya no hino ukabarinda ubugingo ndetse n'imibiri yabo. Uwiteka icyubahiro n'ikibi cyawe. Umwanya nk'uyu rero twongeye kwicara kuri iyi kamera tuvuga iby'ubwami bwawe mwami kugira ngo burusheho kwaguka mu mitima ya benshi kandi Uwiteka Nyiringabo Imana abarimbuka babe bakeya ahubwo ababona ubugingo babe benshi. Niyo mpamvu twakiriye Robert Uwiteka Nyiringabo Imana nk'abana b'abantu
ariko we numwakire nk'Imana, kuko numwakira nk'Imana uramuha byinshi byo kubwira abantu, uramuhihishurirwa, Mwuka Wera araza kuri we cyane abashe kumuhesha amagambo y'ubwenge. Ngaho yicaye kuri iyi kamera, nyemerera Uwiteka Nyiringabo Imana ubane nawe, umushyigikire kandi umurengere, umwambike imbaraga. Turi muri iki kibuga tugihuriramo n'ibitero bikomeye, iyo twirukanye n'imigambi ya Satani, twirukanye imbaraga z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Imyuka yose yatera guhungabanya iki kiganiro, kuducanganyikisha no kutuyobya intekerezo, izo mbaraga zose tuzirukanye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bana natwe dutangira, ubwo tuza gusoza amahoro turagushima, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Roba, uri muntu ki? Robert ndi umupapa, Yego. ufite umudamu n'abana babiri b'abakobwa, Yego. ntuyindera. Yego. Hanyuma mu buzima bwo gushaka ibiryo nkora umurimo w'itangazamakuru, ndi umunyamakuru w'umwuga. Yego. Buriya dufite abanyamakuru batari ab'umwuga, ndi umunyamakuru w'umwuga, donc ubyiga. Yego. Hanyuma mu bijyanye n'ivugabutumwa, kuko ubwo mvuze mu buzima busanzwe, mu by'ubwami bw'Imana ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yego. Niwo murimo Imana yampaye nkora, nkumva nkunze. Kabiri, ndi n'umuhanuzi w'Imana. Iyo Imana ishimye kuma ubutumwa ndabutambutsa. Yego. Uyu murimo Imana yawumpaye kuwukora mu buryo bwombi, maze guhishurirwa yuko umwigisha ni umuntu wigisha imitekerereze y'Imana. Yego. Hanyuma umuhanuzi ni umuntu uvuga amarangamutima y'Imana ifite mu bantu. Yego. Rero uwo murimo ndawukora kandi numva nkukora neza. Imitekerereze y'Imana, Yes, n'amarangamutima y'iby'Imana itekereza. Umuhanuzi avuga amarangamutima y'Imana ishaka mu bantu. Yego. Kuko n'abahanuzi basanzwe b'inda cyangwa se bo mu isi y'umwijima ba Satani, umuhanuzi w'inda avuga ibijyanye n'amarangamutima y'inda. Niyo mpamvu ushobora guhura n'umuhanuzi w'inda akaguhanurira akavuga ngo Imana yavuze ngo izi ntebe zivane hano. Urumva ibyo ni ibyifu, ni amarangamutima ye. Rero n'Imana iyo yifuza ko abantu bakora gutya, ni urugero Imana ishobora kugutuma Solange ikavuga ati bwira abantu bareke ubutinganyi kuko ni ikizira mu maso yanjye. Urumva ni emotion, donc ni amarangamutima Imana irifuza. Noneho umwigisha ni umuntu ushobora gutanga revelation, donc Imana itekereza ite ko abantu bagakwiye kuba bitwara. Yego. Buriya ba Mose bari abigisha, uri kumva? Niyo mpamvu Yesu ni umuhanuzi, akaba umwigisha, akaba umushumba, akaba intumwa, kuko Yesu akubiyemo byose. Na ba Pawulo bajuwaga iyo role. Yego. Pawulo arashumbaga, akigisha, akavuga ubutumwa, sibyo? Akanahanura, kuko dufite ubuhanuzi bwinshi Pawulo yagiye aduha. Yego. Na Yesu dufite ubuhanuzi yagiye aduha, nk'ubwo mu minsi y'imperuka. Matayo 24 avuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba. Urumva ibintu ari kuvuga hazaba ni biteganyo na agenda. Yego. Yego. Imana ishimwe. Ndumva wibwiye abantu nibyo ku buryo bufatika kandi bwumvikana, ku buryo nta muntu ushobora kutubaza ngo Robert ni iki, Robert ni muntu ki, se ni umusore, ni umugabo, ni umupapa, afite umudamu, wabibwiye. Yego. Imana yo mu ijuru. Ariko ngira n'idini, reka ndivuge nsengeramo, sibyo? Mfite idini ryanjye ndi umwadeperi. Ntabwo baraguca. Ni uguca, ni gutenga. Banenze rwihishwa. Urumva hari ukuntu bashaka icyo bagutengera gifatika mu byo bafite bakakibura, ariko bakagutenga. Nk'undi ubuvuga butumwa bwiza, ariko ntabwo bampa ijambo. Urumva ko bantenze mu buryo bwa rwihishwa. Nta wambujije, ariko si warisaba ngo bariguhe. Ariko urarihawe. Ugize amahirwe, kuko buriya amazi ntabwo bajya bayatangira. Buriya amazi iyo yatangiye kunyura muri uyu muyoboro, ashaka undi muyoboro akagira gute akanyuramo. Niyo mpamvu niba insengero zitaduhaye ayo mahirwe, dushobora kuza hano kuri YouTube tugakoraho umurimo. Hari n'igihe kizagera no kuri YouTube wenda bakatubwira ati muhareke. Wakata kuri TikTok, nabonye hari abakata TikTok. Ntabwo umuntu ugihumeka ibi bintu by'umwuka, iyo tubihumeka si twe tuba twikoresha, ni umwuka uba udukoresha. Rero umwuka iyo kuri uyu musozi bakubwiye ngo wihavugira, ujya kuri uyu nguyu. Yego. Uri kumva biba byiza tugiye in deep tugasobanura mu mizi. Kuko buriya ikintu kishe abantu banze guha abigisha b'ijambo ry'Imana umwanya mu rusengero. Barishakira abahanuzi, bagashaka n'abavuga butumwa, kuko buriya abigisha kenshi
iyo umuntu ari kwigisha bisaba ko batavuza induru kwa kundi abantu ngo bari kuvugiriza Imana akaruru. Umwigisha aricara mukiga mukamenya. Buriya abigisha bagakwiye kuba ari abantu nabo bahabwa umwanya mu itorero, ariko kubera ko isi yacu ishaka abatuma ngo urusengero rusakuza n'iki, abigisha ntabwo bahabwa ijambo ngo barababowaringa, niko bakunda kuvuga. Ariko umuntu wuzuye umwuka wera iyo ari kukwigisha, iyo ukunda kwiga, buriya niyo mpamvu Yesu abigishwa abitwa ngo ni abigishwa ba Yesu. Yari yarabigishije ibintu kugera ku rwego iyo umwigisha yakwigishije neza ashobora kugusiga ahantu akaba afite ibyiringiro ko nawe ibyo yakwigishije babifata. Nk'aba mu ishuri, murabona mu ishuri ukuntu abantu biga, umuntu ariga yagera ku rwego nawe akaba yatanga ibyo yageze gute yize. Niko n'umwigisha n'umugambi bw'Imana umwigisha afitemo uwo mumaro. Iyo tuvuze umwuka wera, abantu benshi bashobora kuba bumva umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu abantu bo muri Kiliziya Gatolika. Umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni ishusho y'Imana mu bantu. Donc ni Imana igaragarira mu mwuka wayo. Ni imbaraga z'Imana, power of God, imbaraga z'Imana zikorera mu bantu. Donc umuntu avuze ngo imbaraga zanjye, ni nk'uko aba ari gukora ariko wenda mu yandi magambo adahari. Kafate nk'urugero rwa hafi nka perezida wacu. Donc hariho ihame rye ryitwa gira inka. Ubu iyo ugarije umukecuru waza mukecuru inka wayihawe nande? Ngo ni perezida wayimaye. Ariko uriya mukecuru umubaje ati perezida uramuzi, yakubwira ko atamuzi. Ariko ihame ry'uko inka igomba gutanga riva kuri perezida. Niko n'umwuka w'Imana rero umeze. Donc ni ishusho y'Imana mu mwuka. Hanyuma Bibiliya ivuga umuntu bavuga ngo tureme umuntu ase natwe. Kubera icyo umuntu asa n'Imana, hari ibice bitatu umuntu afite bisa n'Imana, ibindi byaremwe bidafite. Buriya abamarayika bafite ubushobozi bwo kuba bakwambara imibiri y'abantu, ariko nta mibiri bafite. Ariko umuntu afite umubiri, akagira icyo bita ubugingo, akagira n'icyo bita umwuka. N'Imana ifite umwuka, ikagira umubiri ari we Yesu Kristo, ikagira n'icyo bita ubugingo, ari byo bita uwiteka, ubuzima bw'iteka. Mu Gifaransa Imana bayita eternel, itangaho ubuzima bwitwa eternité. Donc iteka cyangwa se ndiho. Iyo uvuze ngo ndiho ni ikintu kitagira itangiriro ngo kigire n'iherezo. Niyo mpamvu yitwa Alpha ikaba na Omega. Ubwo butatu rero reka turebe ubwo buzima bw'umwuka. Iyo umuntu ari gukizwa, hari ibikorwa bitatu bikorwa. Ni ibihe Pawulo yandikiye itorero rimwe aravuga ngo mwebwe ubwanyu murarindwe, umwuka wanyu n'umubiri wanyu n'ubugingo bwanyu bitajyaho umugayo. Ubu dufite abantu umwuka wabo uriho umugayo, dufite abantu ubugingo bwabo buriho umugayo, tukagira abantu imibiri yabo iriho umugayo. Umuntu akaba ari umwigisha, uri kumva, ariko bishamikiye ko umubiri wari umusambanyi. Umuntu akaba ari umuhanuzi, ariko bishamikiyeho ko umubiri wari awukoresha ubujura. Ariko ubundi umuntu ukijijwe yagakwiye kuba mu mwuka, mu mubiri no mu bugingo byose biri perfect, usa n'ibintu ukora. Ku buryo nk'ubu ntuye ahantu bita Indera, ahantu bita mu Runyonza, ku buryo uhaguruka hano wajya mu Runyonza ukagati Robert mumuzi gute, ukaba bagutangira ubuhamya. Apana kuza hano kuri YouTube nitugera muri quartier baba bagacura n'umujura ruharwa, buriya n'umusambanyi ruharwa. Noneho rero hari icyo bita ngo turinjiye, wa mwuka na wa mubiri na bwa bugingo buraza bukakonekitana n'umuntu, nicyo bita umukristo. Umukristo ni umuntu guteranyaho Kristo bifatana nk'uko amazi n'ubugari bifatana. Ari igihe njya mbwiriza abantu bavuga ngo ntago waba umwadeperi, yego, ngo ube n'uwa Kristo. Iyo bavuze ngo umuadeperi biba bivuze ngo ni umuntu guteranyaho adeperi byomatanye. Sibyo? Umudivi, sibyo? Ni umuntu uteranyijeho nuza doctrine za Adventiste. Ubwo urumva uwa Kristo. None ni umuntu waje komatana na Kristo, bikaba byarivanze nk'uko amazi n'ubugari bimera. Urabona ko umuntu afatanyishije intoki, niko n'umukristo bimeze. Iyo rero umwuka wera, Kristo n'Imana Data bije bigafatana n'umwuka w'umuntu, bigafatana
n'umubiri w'umuntu, Yego. bigafatana n'ubugingo bw'umuntu. Yego. Uwo muntu mu isi y'iyindi ya Satani, uwo muntu aba apfuye, ariko mu bwami bw'Imana azutse. Yego. Hanyuma umwuka wera agira icyo bita ibintu bitatu bikora mu budasa bw'ubumana, cyangwa se muri ubwo butatu bw'ubumana. Hari icyo bita intwaro z'Imana. Yego. Iyo bavuze ngo intwaro z'Imana, iyo departoma ni Yesu yishinzwe. Yego. Sibyo? Donc departoma yitwa intwaro z'Imana ni izihe? Harimo icyo bita inkweto. Amen. Zitwa ubutumwa bwiza. Hallelujah. Iyo department ishinzwe na Kristo. Ariko mu butatu, ubwo bizansaba ko wenda Imana nigufasha uzama ikiganiro none nkasobanura ubutatu bwera, uburyo byuzurira mu Mana imwe ariko ari ubutatu bwera. Iyi department yitwa Kristo, ishamikira mu cyitwa umubiri ukijijwe. Yego. Umubiri ukijijwe uba ugomba gutwara icyo bita intwaro za Kristo, kadukoresha iryo jambo, ari bwo nkweto. Duhere ku nkweto zitwa ubutumwa bwiza. Yego. Sibyo? Hanyuma hakaba icyo bita intwaro, ariyo jambo ry'Imana. Buriya abantu benshi bajya bicara hano bagafata Bibiliya, njyewe kubera ko ndi umunyamwuka nkabarondoresha umwuka w'Imana uri muri njyewe. Umuntu akaza akavuga ngo ngiye kubwiriza ijambo ry'Imana, cyangwa se ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Noneho yatajya kuvuga ijambo ry'Imana ugasanga si ijambo ry'Imana ari kuvuga, kuko ijambo ry'Imana ni Kristo. Igihe umuntu wese uzabona Solange ari gusoma Bibiliya, yaba mu isezerano rya kera n'irishyashya, ntabonemo Kristo muri iryo jambo ari gusoma, ntabwo iryo ni ijambo ry'Imana akubwiye. Niho Bibiliya ihishe amabanga abantu benshi birimo ubwiru. Umuntu akicara agasoma, yasoma ijambo asomye ntakuboneremo Kristo, ntabwo nyine aba afite guhishurirwa Kristo, ntabwo aba yakamumenya. Donc izo ntwaro z'Imana, agakiza ntabwo ugiye muri department z'ubutatu, ntabwo agakiza tugahabwa n'umwuka wera, agakiza tugahabwa na Kristo kuko ari we mukiza. Amen. Sibyo? Donc hari icyo bita intwaro z'Imana nazikubwiye, ni agakiza ariko bita ingofero, ijambo ry'Imana ryo bita inkota, kwizera. Ntabwo twizera umwuka wera, ndi kuvuga muri departoma, ahubwo twizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Numva izo ntwaro zaje ziba donc umubiri wanjye wose, mu bijyanye n'umubiri, kuko umuntu wese utigisha ko Yesu yambaye akamero k'umuntu akambara umubiri, uwo ni antikristo. Umubiri wanjye wose utwara intwaro z'Imana, kuko izi ntwaro zigaragarira inyuma ariko ziba zakorewemo imbere, aribyo nshaka kuza kugeramo. Noneho hakaza icyo bita imbuto. Yego. Imbuto z'umwuka wera cyangwa se imbuto z'Imana. Imbuto z'Imana zitandukanye n'imirimo y'Imana, n'impano z'Imana. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya kubitandukanya. Kadufate nk'urugero rwa hafi, Imana ishobora kukwihera impano yo kubwiriza, Imana ikakwihera impano yo guhanura, Imana ikakwihera impano y'ubwenge. Sibyo? Umuntu yavuga ukumva umuntu ari kuvuga amagambo y'ubwenge. Hari umumama w'ishitange bamwita Mama Clarisse, hari ukuntu ajya avuga nkumva Imana yamuhaye ubwenge. Noneho nanjye hari abantu bajya banga ndakoroba, numva Imana yaraguhaye ubwenge. Donc iyo ni impano Imana iguha. Yego. Sibyo? Turonye intwaro, tubonye impano, noneho hakaba n'icyo bita imbuto. Imbuto, wa muntu wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, umwuka we wakijijwe. Sibyo? Donc umwuka wamuyoboraga wundi wenda uvuyemo, yaretse gutwarwa n'umwuka w'irari ry'ubusambanyi, yaretse gutwarwa n'umwuka w'amafaranga, noneho atangiye gutwarwa n'umwuka w'Imana utangiye kumuyobora no kumutegeka. Uba uvuye mu bubata bw'icyaha. Njya nkunda kubyita ngo kamere ni X. X ni umuntu mamwe arateretanye ukajya ku rwego ati sinyishoboye gukundana nawe, turarangizanyije. Buriya uriya muntu nubwo abaza amabanga yawe n'iki, mwararangizanyije. Na kamere rero y'icyaha iyo urekanye nayo, urayibwira ngo sinyikundana nawe, nabonye undi mukunzi mwiza ari we Yesu Kristo. Donc ubwo butatu iyo bwivanze n'ubwayo nk'uko nabivuze, haza icyo bita imbuto z'umwuka wera. Bibiliya izisobanura mu Bagalatiya, ikazerekana abamo urukundo, ubugwaneza, urukumva, gucicisha bugufi, koroha. Yesu yigeze gutanga urugero avuga ati ariko ntabwo mbakora umutwaro ukomeye. Ni umutwaro wo koroha gusa, koroha mu mutima no kwicisha bugufi. Donc izo ni imbaraga z'Imana ziza mu muntu w'imbere,
aho rero niho abantu bazajya bavuga ati uyu muntu yuzuye umwuka wera. Robert atangira kuvuga ibintu avuga bikaba bisa nabyo, sibyo? Ku buryo bashaka ikintu bagushinja bati nta kindi kintu twabona, reka tumutegere ku Mana ye. Yego, ni hahandi ugera kuri standard. Ari umuntu muba mubana, ari umubyeyi umwe nigeze kujya Uganda, ariko no ku ishuri ahantu niga byambayeho. Umubyeyi mwana ngo waje ngo tukajyana ngo ahantu ngo abakongomani ngo kubite gisope kire live cyatari ngo nkumva bidaruhutse mu mutwe. Noneho ndamuganda rero reka nkubwire, ntukazajya umbona ngo ubone body turi kuganira ngewe sinitwara, sinigenga. Aya maboko uri kubona hano twigana n'abana baduha nk'ikizamini agahita afata AI abana akagikubitamo agahita agira 80%. None agasanga ngende kurwana n'ikaramu ndi kwandika, kuko umwuka untwara nunyemera kujya kwiba ibizamini. Ariko suko nanjye nejejwe, ahubwo namaze kubimbata icyo kintu umwuka arantwara akambwa ati aya maboko yawe ntagara yo gukina urusimbi. Suko nyobeye ko premier betting zihari, mbona abandi abamotari batsa bakajya ku bettinga bagakora show deal bakabona amafaranga, nanabishinze nkajyayo nanakubitirwa yo kurusha uko, kuko untwara ntanyemerera. Izo mbuto rero zo kwihangana kugira ngo umuntu agutuke kuri kamera yiharaze akubwira ati Roba uri umurwayi wo mu mutwe warasaze, ubundi ntafite umwuka wo kwihangana muri gihe najya kurega muri RIB nkajyana n'ibimenyetso kandi agahana. None si yawe yanutse mu ruhame, mu gihe ari cya gihana abantu batukana mu ruhame. Ariko imbaraga y'Imana irimo imbere yo kwihangana niyo iza kunsohorera. Noneho hakaba icyo bita imirimo y'umwuka wera. Abantu benshi ntago bazi icyo bita umurimo w'Imana. Bibiliya iyo ivuga umurimo w'Imana avuga ngo ni ukwizera uw'Imana yatumye. Umurimo w'Imana ni uwo nguwo. Noneho iyo umuntu amaze kwizera Yesu umwami n'umukiza ko Imana yamutumye kuza kurokora umuntu no kumucungura, ikintu cya mbere akora Yesu anetraliza cyangwa se yangiza, aca ibiguzi byose nari kujya gutanga kugira ngo Imana imubugingo. Hari abantu bakora ibyaha none bagashaka gufera Imana cyangwa se no kuyifenta, bakereka Imana ko hari ibintu bazakora kugira ngo Imana ibahe ubugingo buhoraho, bakanga kwizera Kristo, noneho bakazanira Imana imirimo. Iyo mirimo rero Bibiliya yita ubushwambagara. Bisaba ko iyo umaze kwizera uw'Imana yatumye atangira kugukoresha w'ibyo ashaka kurusha uko we wakora ibyo ushaka. Niho ikibazo kiba kizingiye. Kafate nk'urugero rwa hafi, nk'ubu Imana ishobora guhaguruka, abantu bagahaguruka bashaka kujya gukora indirimbo muri studio. Imana ikabagutse kagatira mugende mujye mu nzu y'imbohe gusura abantu bariyo babuze icyo kuri. Kuko Imana kubera ko ibera hose icyarimwe kandi imirimo yayo yikoresha abantu, Imana iza bari gusenga basaba icyo kurya kuruta uko wowe uri gutekereza umuproducer mushiye amafaranga n'ubundi arajya kuyajyana mu busambanyi. Ariko Imana iri kureba hari umushonje ukennye. Umuntu rero wamaze kuzura icyo bita umwuka wera amurimo imbere pana kuba hano, abenshi umwuka wera aza kuri bo kugira ngo Imana isoze icyo ishaka. Buri abantu bashobora kuba bari mu rusengero, aho niho nshaka rero kudusobanura. Yes, ndaje masobanura. Umwuka baje ku muntu yamubagamo cyangwa abari impano. Birashoboka ko umwuka wera yaza ku muntu bitewe n'umurimo Imana ishaka gukora. Urumva Imana nk'urugero nko muri iyi minsi ya nyuma tugezeho, Imana ifite ibisarurwa byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya. Hari igihe kigera rero Imana mu rwego rwo kugira ngo ibone abantu, reka mfate nk'urugero rwa hafi, buri umuntu ashobora kuza ku rusengero rumuvuga butumwa. Nagwa urugero rwa hafi ndumwigisha, nakubwiye ko mu rusengero batama ijambo, bafite abantu babo b'intyoza baba bagomba guha ijambo, bavuga bya bindi bya gicakire, gitware, kizenguruka karindwi, nyeganyeza, si byo se biba biriyo, uri kumva, zunguza, manika, zamura, Pawulo bita gutera waraza. Ariko noneho iyo umuntu ahagurutse avuye mu rugo agiye gusenga, impamvu ye ibikomeye kuruta icyo agiye gukorera mu rusengero. Kuko buri abantu benshi bashobora kujya gusenga bakajya mu rusengero, ariko Imana ikabireba impamvu zabo. Abantu 5 bashobora kujya gusenga, pasiteri afite gahunda yo kubara amaturo na target bamuhaye, mukabona ari gufashwa ariko ari kubara ati bazamure mu mwuka bature. Umwana w'umusore ashobora kuva mu rugo afite gahunda yo kuza kujya gutereta umukobwa bifitaniye gahunda, akaba ati turabonanira hehe ku rusengero. Undi akaba ari umugore akaba ati naguze ibaze cyangwa se iri baze rishe shyashya, ndashaka kujya kuyerekana kusenyo kugira ngo abantu babone ko nahageze. Hakaba undi muntu uhaza ibyaha urushye uremerewe. Ejo nari ndi kuganira na mugenzi wanjye ari kumubwira ukuntu icyo itandukanye riri hagati kuruha no kuremererwa. Impamvu Yesu yatanze itangazo ngo abarushye
n'abaremerewe. Buriya abantu barushye ni abantu bafite ibintu bibaremereyemo imbere mu mibiri. Noneho abaremerewe ni abantu bikoreye ibintu donc babigendana aho banyuze hose. Ugaza nk'umugore aba mu rugo yabyaye umwana mu rugo si uwo mugabo akaba yikoreye icyo kinyoma akigendana ahantu hose. Ariko Yesu yatanze itangazo avuga ngo barushye n'abaremerewe mwese muze musange mbaruhure. Hanyuma rero Imana ishobora kuza igafata ku gakanu wa muvuga butumwa ikaba ati hari abantu nshaka ko bihana hano. Yego. Umwuka wera akimara gufata agatuti umwuka wera agahita amumanukira akamuzaho. Kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma na mwara yarazi ngo ari buturitse ngo ibintu ngo bitatu bituma none Imana igatangira kujya imwigisha igafata ku gatuti igafata voilà sibyo igafata ku gakana kabwiza ukumva umuntu yafashwe ukajya ngo ahantu haba ijambo kumbi n'umwuka wera yasoza uwo yashakaga imaze kumubona. Nabwirije byaje bite none ukumva umuntu bari kumufurisa ngo wigishije neza. Niyo mpamvu uzabona umuntu ashobora kuba yabigishije neza mwagera inbox ugasanga ni umusambanyi ni umujura ni umwambuzi ni iki urukumva. Donc umwuka wera yaje amufatiraho furavuga ati vuga ibi kuko Imana gushiza imvura abawe nazi ikoresha ariko bisaba ko muri wo utwara intwaro zose z'Imana. Kuko iyo udafite Kristo ngo ube wuzuye umwuka wera ufite Imana mu mitima mu nzira z'igisiyoni ntabwo Imana muba muri kumwe. Niwagera kwa data utabonye Kristo, niwagira umwuka wera adasohoje ibya Kristo muri wowe. Yes, rero urumva ko bisaba ko umuntu amanza gusobanukirwa ese mfite Kristo muri njyewe. None iyo umaze kugera aho ngaho ya mirimo yose twahoze tuvuga iyi mirimo y'Imana imbuto z'umwuka wera intwaro z'Imana uri kumva impano z'Imana iyo bagage yose itangira gukorera mu muntu atari umuntu wikoresha ahubwo umwuka wera akoresha icyo ashaka muri wa muntu. Imana iguha umugisha. Yego. Hanyuma mfite ikibazo nanone nshaka kukubaza. Yego. Udufashe wenda ndabambarije n'abandi badukurikiye. Igihe cyose maze nizera Kristo numva ijwi rye ntabwo ndamenya niba ari umugabo cyangwa ari umugore. Hari abantu bashobora kumva gutya ati kiriya kibazo abajije tumva ari ikibazo cyoroshye ariko biri mu kintu ngewe nibaza mu gitondo na nijoro na saa sita buri munsi mpora nibaza iri jwi uryumva mu yesanze cyewe ntago nakubwira ngo ni umugore uvuze ni umugabo uvuze ikirere mba ndimo cyangwa umwanya mba ndimo njye numva ijwi rivugana nanjye. Icyo koza cyo nshobora gusobanukirwa ngo ninjiriwe bitewe n'uburyo umbwiye aje. Iyo ni impano y'Imana kumenya impano yo kurondora imyuka. Yego, ushobora kumenya ikije mu muntu niba ari umwijima cyangwa ari umucyo. Ibyo byo mbirebesha amaso ariko mukumva n'amajwi n'ijwi ntago narashakishije. Okay, Imana igumugisha reka ngisubize nyahora. Numve niba kanyisubize nyahoranisha iri jwi. Imana ni umwuka. Okay, sibyo? Yego. Ibi by'abagore n'abagabo uri kumva ni creation yo kwaguka kororoka. Ni igitekerezo Imana yagize cyo kororoka. Ariko mu gitekerezo cy'Imana Imana yavuze ngo tureme umuntu. Yego. Sibyo? Ntago Imana ari umugabo nta nubwo ari n'umugore. Na Yesu baramubaje icyo kibazo bashaka urumva ntago ari nawe ukibaje wenyine. Na Yesu barakibaje bahata ariko Yesu dusobanurire ku munsi w'umuzuko ibintu by'abagore bacu ni iki. Hari abantu bajya bigisha ngo nzazamukana umugore wanjye. Yesu aravuga ati ibyo bintu byo kurongorana ntibizabayo mu ijuru nta mugore nta mugabo. Sibyo? Yohana cyo kuzarabishira abantu iby'amaso yacu atabonye n'amatwi yacu atumvishe nibyo tubikiwe. Gusa bera kuko tuba mu isi turi mu ijuru mu buryo bw'ubumana tuzi neza uramubiri Yesu yazukanye azuka yambaye azuka wa mubiri uca mu gikuta uri kumva wa mubiri ujyuza ugahita ufata babiri cyangwa batatu bateranya agahita abana nabo mutamukoraho uramubiri Yesu yazukanye niwe bera bazambara. Naho iby'abagabo n'abagore ni bya hano mu isi. Ubwo rero impamvu ntago Imana ari umugabo nta nubwo ari n'umugore. Imana ni Imana ni umwuka cyokoze. Ni mpamvu n'abayisenga ngo baba mu mwuka. Hari igihe nari nicaye mu iteraniro njya kubona mbona
abantu bambaye amanifomu atandukanye ariko mbona barimo kuvuga mu ndimi nyinshi cyane ariko abari muri iryo teraniro bakaba bizihiwe ku bw'izo ndimi mbese bumva ko ari nk'umwuka wera waje niyo mpamvu navuze ngo dushyireho iki kiganiro hanyuma nagiye kubona mbona umuntu araje arambwira ngo ibyo uri kumva abantu bishimiye ngo ari indimi zira ntabwo ari indimi ziva ku mana yakoze iki rero yampfutse ugutwi yazanye ikiganza cye ampfuka ugutwi kwanjye uku kumwe gutya hanyuma ugize gutya abadukurikiye kugira ngo barebe yego za ndimi numvaga abantu bavugaga zabaye iz'imiriro akikiraho ikiganza cye nahise nangira kumva babandi bavugaga mu ndimi ahubwo babaye nk'imbeba amajwi yabo abaye nk'ay'imbeba zinwigira numva batangiye kunwigira nk'imbebe ibyari indimi ziba zivuyeho ariko yaraje kunyumvisha ngo ibyo turi kumvira aho ngaho si ibivuye ku mwuka wera w'ukuri ahubwo ni imyuka mibi yamanutse mu bantu rero bituma mpora nicara nshakisha uyu mwuka wera niyo mpamvu nakubajije ngo kubana nawe ari muri wowe ukanagira impano zawo wanavuze n'imbuto zawo n'imirimo yawo bishobora guhurirana gute mu buryo bitabangamira ubikoresha kuko hari igihe usanga Robert uyu munsi hari abantu batengewe mu matorero kubera ko batigishijwe hari abantu bashyizwe inyuma kubera ko babavuga ngo barantibumva nyamara ugasanga mu kutumva kwaba bigisha nk'uko wabivuze ntibigeze bahabwa umwanya wo kwigisha ba bantu niba utigishije umuntu kuki umubaza icyo utamuhaye rero we arabitwara uko abyumva ibyo ari bwangize ibyo ari busenyure ni uko azi ariko kuko azize ikirere azize ko kutamenya bituma ukoresha iby'agaciro kawe nabi kubera ubujiji bwo kutamenya ariko nanone ko timwe ntiwarenganya uwo muntu kubera yuko ntabwo afite kumenya kandi wowe wakagombye kumuha kumenya ntabyo wamuhaye ugasanga abantu benshi mu madini bari hasi basuzugurwa ngo uriye ibyo agiye kuvuga buragiye gusenya muri make yo kugira ngo wowe utere intambwe usange wa muntu ufate igihe cyawe umwigishe umuhugure umuyobore inzira uramuvugira iyo ngiyo kandi ugasanga impano zimurimo ni nzima n'umwuka umurimo ni muzima ariko ugasanga yabuze kurerwa yabuze kwigishwa noneho ugasanga abo bantu barakomeretse dufite abavugabutumwa abahanuzi n'abigisha bakomeretse kubera ko ikigero uriho si cyo ndiho ariko ikigero ndiho ukwiriye kucyumva wamara kucyumva ukabona aho uhera unkosora hanyuma mu gukosorwa ngomba kumva nkavuga ngo Robert afite urwego amaze kugeraho kandi nshingiye ku ijambo ry'Imana ibyo avuze ni ukuri reka ngendere muri uyu murongo Imana igumugisha nagisubiza muri ubu buryo hari umubyeyi uba ufite umwana noneho uyu mwana bitewe n'abana bamurera yego akaba ari umwana w'Ibutare waje aramurera amushyiramo imico y'Ubutare uwo mu majyaruguru araza ashyiramo imico ye bahita baterekaho televiziyo ibitente nabyo bishyiramo umuco wabyo iyo akura ku ishuri rwa rusobe rw'imico rukaza rukagira gute rukamubaho ariko ubundi iyo umuntu amaze gukizwa yakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe bagashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana umwuka wera ntabwo uwo muntu akoresha umwuka wera sibyo ahubwo umwuka wera akoresha uwo muntu niba umuririmbyi aririmba avuga ngo sinyikora ibyajyaga binezeza ubu nkora ibyo ngira gute ntikoresha bivuze ngo imbaraga zimutwara iyo umuntu amaze gukizwa dore ikintu kibaho cya mbere Imana ihita imushyira mu cyo bita ubushakashatsi akajya gushakashaka ibintu Imana ishaka ni ibi ibintu Imana ikunda ni ibi sibyo hari uburyo rero Imana ishobora kukujyana mu bushakashatsi bishobora kuguhukurera buriya abantu benshi babona Pawulo yigisha bakamufatiraho icyitegererezo ariko Yesu amaze kumwihishurira ngo yaragiye yigishwa n'umutambyi witwa Ananiya yego aramwigisha bamarana igihe amwigisha ubutumwa bwiza ariko ntabwo imbaraga ari iza Ananiya ahubwo imbaraga zari iz'umwuka Pawulo yuzuye yego sibyo umwuka wera niwe wakoriyanta akakwigisha bivuga ngo Imana ishobora kukuzanaho umuntu bitewe n'umwuka wera ukurimo none nicyo yakugambira rega Imana iduha umwuka wayo bingana n'umurimo wawo bingana n'intwaro zayo kuko ibi biri tugereranya nk'umubiri ku mutwe uyu mutwe
ubu uyu mutwe wibanye, aka kaboko nikazamuka. Ntago akaboko gategeka umutwe ngo nzamuka, ahubwo umutwe niwe utanga komande ku kaboko kavuga ngo zamuka. Ni nayo hari ikibazo cy'ingingo, urugingo rwabona mu itorero rwabaye ijisho rugahita rusara, uri kumva, rugahita rwirarira ku matwi. Kandi bundi ingingo zose aho zikorera ku mubiri, iyo rumwe rugize, mu minsi yashize urugi rw'imodoka imwe rwigeze kumfata urutoki, suri hano, aka kantu ubona ari gatoya, umubiri wose wahise umera nk'urwaye n'amashanyarazi. Ubundi niko n'itorero ryakabaye, uri kumva. Ariko umuntu arazabona bamubwiye ngo uri umunwa mu itorero, agahita n'umutekereza. Mu minsi yashize hari umudamu witwa Sikove yagiye ahantu, ngo ageze yaritegereza umwuka wera ahita amuza, aho bimwe wahoze uvuga, avuga ijambo rikomeye. Navuze ntabwo ari we urivuze, ntabwo ari inyama n'amaraso zibivuze, ni umwuka ubivuze. Yaravuze ngo ahantu nagiye, ngo narabitegereje sanga, uri kumva, ubutumwa na nyir'ubutumwa bamusimbu abo yatumye bishyize hejuru kuruta nyir'ubutumwa, arazamutse, bari mu ntego. uri kumva. Ni nayo mpamvu abantu benshi bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ubundi ntago umwuka wera yagakwiye kuba agaragazwa n'umuntu, ahubwo umwuka wera yagakwiye kuba agaragaza umuntu. Ariko uyu munsi abantu bashaka kugaragaza umwuka wera, nk'aho baretse umwuka wera akigaragariza mu muntu. Niho ikibazo kiri n'ahandi kizingiye. Twari dufite umupasiteri, umuntu ashaka kugaragaza umwuka wera, hakaza no kuri kamera agatete, sinzi niba ibyo bibona. Reka umwuka wera yigaragarize muri wowe. Naho wowe ibyo kuvuga ngo ugiye kugaragaza umwuka wera, ugiye kuvuga mu ndimi, rekana nabyo. Reka umwuka wera ari ukuvugiramo, niwe uravuga ibyo ashaka. Hari ijambo Pawulo rigeze kwandikira itorero, avuga ngo umugore ntakavugire mu materaniro. Abantu benshi badasomesha umwuka Imana yanditse. Ese ubundi Bibiliya ivuga umugore ibivuga nde? Kuri Kristo turi abageni twebwe. Ubundi umugore ntabwo yagakwiye kuvugira mu materaniro Sora. Umugabo nyir'umutwe niba igihe cyose Solange azicara hano kuri kamera akaba atari Kristo uri kuvugira muri Solange, Solange nashaka kuvuga azabyihorere. Njye nkunda kubwira abantu, ngiye Robert mvuze nka Robert, akaba ari njye uza kuvuga hano kuri kamera. Iyo uzi ibintu najya mvuga biza n'uduceri mwana, naba mvuga ibi ngibi si barabikunda, naba mvuga ibindi, uri kumva. Ariko kubera ko umwuka wera ari ukwemerera, arakuga ati byuka, haguruka igikondo, sibyo, ugahaguruka ukagenda, wamara kugerayo mwicare nimuvuga ibi ngibi. Abaye ari njyewe uri gukora ibijyanye nanjye, nagakwiye kuba hari utuntu nagiye guhiga tw'uduceri n'iki byose. Ariko turaza tukavuga turataha, nawe uduhaye n'ijana, turi kugendana, turaza tukicara tukavuga amasaha cyangwa kikaturenga, nawe ariye. Izo mbaraga ziri kudukoresha. Ariko umuntu yasoza kumva ikiganiro ukabona yanditse komantere ngo ruba ngo Imana ibaho umugisha, iyo mbaraga yatumye ajya kufatwa kugera ku rwego bw'ati Imana iguha umugisha, mubwirije neza, niyo yadukoresheje. Ari nayo mpamvu abantu benshi n'abigishwa bajyaga babwira Yesu ngo twereke data wa twese, ngo twereke Imana. Kaga ko nabanye namwe, ngendana namwe kugeza uyu munsi mutaramenya. Abantu benshi ku munsi w'amateka bazavuga ko kumbi burya Solange ni Yesu wavugiraga muri we. Kumbi burya cya gihe Robert na Solange ni Yesu wabavugiragamo, ntitwabimenye. Ni nayo no mu guhemba bizagenda ngo azabwira inama ngo nimujye iruhande rwanjye, imihe n'ibumoso bwanjye, mwebwe Imana yabahaye umugisha, nari ndwaye muransu umva umurimo w'Imana. Donc bavuga ati twabikoze ryari. Yesu agacu ubwo mutabikoreye umwe, nuko ngo Yesu yaraje yinjira mu muntu uremye woroheje, uri mu nzu y'imbohe, ni mwabimenye. Yesu yaraje ba Solange na Robert bicara kuri kamera, aravuga, ni mwamenya ko ari Yesu uri kuvugira mu butanya bango ka Robert kahariye kakindera n'iki byose amategeko yashyizeho, uri kumva, sibyo? Naho rero bisaba ko umuntu Sola agera ku rwego ya maraso yamenetse ku musaraba, wa mwuka na ya ntego y'ubugingo bitangira gutembera mu misokoro yawe. Aha rero niho abantu batangira no kumenya kurwana icyo bita intambara z'umwuka. Ese ndatwara inkweto ubundi abantu bavuze ngo inkweto z'ubutumwa bwiza buteguza ubwambi bw'amahoro, niho umuntu atajya kumenya gutandukanya inkweto za pirate n'inkweto za original.
ubwasize bamaye ubuhamya gukunda Imana yakwitegera ikabona wambaye bodaboda n'urukweto ruzima. Ubu hari abantu baba bafite icyo bita prosperity gospel, ni ubutumwa bw'inda, babutwara abantu bakabati we bagakoma amashyi ngo bumvishe ubutumwa bwiza. Kubanza kumenya inkweto z'ukuri zinyura mu mahwa, zinyura mu mataba, aho hose harushya umutima, ni ubutumwa bwiza buteguza ubwami bw'amahoro. Gutwara intwaro zose z'Imana, umuntu agatwara ijambo ry'Imana akaribika mu mutima, ku buryo dayimoni izi kavuga ati ijambo ry'Imana rivuga ko tuzanyura mu mazi ntabwo azadutembana. Yego. Niki ejo hari umuntu twari turi kuganira ariko ubwo ubundi niki cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana. Iryo jambo niba uribitse mu mutima wawe ikaba rigwiriyemo, hari igihe ugera mu bintu byakadutandukanye n'urukundo rw'Imana. Imana iridekaraye, iravuze ngo nta cyandukanye n'umuntu wanjye, ndamukunda. None igahita imubaza ngo se ubundi inzara ikwiye kudutandukanya nawe? Ubukene bukwiye kudutandukanya, urwango bakwanze bikwiye kudutandukanya? Igisubizo kikaba ngo hoya, ubwo Yesu ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yaba nde? Izo bari nicyo bita warfare, intambara z'umwuka. Abantu benshi rero uzareba abarokore benshi b'abana uzi ukuntu batinya abarozi, kandi ubundi umurokore nyawe wuzuye umurozi yagakwiye kumutinya kurusha uko atinya umurozi kabisa, ariko bafite ubwoba bwa Tomasi. Imana iguha umugisha, ndumva abadukurikiranye babashije kumva no gusobanukirwa, kuko n'ibi bintu biba bikenewe. Hari impamvu biba bikenewe, ni uko twarihuse cyane, ariko dusiga ibyakakwiye kutugirira umumaro. Hari n'ikindi kintu hanyuma wagera imbere kure ugasanga bya bindi utumvisha urabikeneye, biragusaba kuza kubifata. Biragusaba. None se umuntu arakizwa ku wa mbere, mu gitondo agahita aza ngo yabaye ngo bishop, ngo yabaye prophet, wigishijwe nande? Robert, twari dufite umupasiteri baramwimuye gusa yagombaga kuzamuka. Imana yajyaga itwereka mu mwuka tukabona yambaye ikanzu y'umweru afite amanyenyeri bokongera bateraho irindi, ariko yari umupasiteri. Reka nkubwire sinamuvugira hano kuri kamera, baramuzamuye, ubu ni perezida wa Peresibiteri muri Kigali, ariko ari mu itorero. Ntabwo abakristo bigeze bagirana ibibazo, mu kuvuga ngo nyine ubwo yari umupasiteri n'umuntu ushumba, bamwita Byemvene. Wenda abamuzi baramuzi, barahita bamumenya, ariko uwo mupasiteri ndamukunda, namwigiyeho ibintu byinshi. Uti gute? Yari umupasiteri ukubura mu iteraniro ibyumweru 2, yazongera kukubona akakubaza ngo ni iki cyatumye udaterana ku cyumweru no ku cyumweru cyashize, nubwo atagize imbaraga zizi wawe, ni iki cyatumye udaterana? Yari umupasiteri wicara ku ruhimbi nkabimukundira, akareba umukristo wazindutse n'uwakerewe, hanyuma wowe wakerewe kwa kundi tubasuhuza dutaka, bavuga ngo ni iki cyagukereje ko wakerewe mu materaniro. Icyo kintu cyonyine yakikubazaga byatumaga ubutaha uza wazindutse, kubera umutima yakubazanyije, urukundo yakubazanyije. Rero ikindi kintu yakoraga, iyo wamubwiraga ngo runaka aramvuga, yarakubazaga ngo aho wicara yahakwimuye, nkabimukundira, aho wicara yahaguhagurukije. Ibyo bintu ntibirema ibice mu itorero, ntibirema ibice mu bakristo. Umukristo wese yicara avuga ati ariko wa mugana umwanya wanjye hari uwamuhagurukijemo, niba yamvuze ariko nicaye nize. Ugataha wumva ukomeye, mu gihe hari umuntu ukubwira ikibazo, aho kugira ngo wowe akigumane, ugasanga itorero ryose ryakimenye kubwe, kandi ari ubahagaze imbere ugize gute ubayoboye. Ndamukunda, Imana izamumpereje. Urumva nago ushobora gusanga atari we ukunda, ahubwo ikimuri bari Imana imurimo, Imana imukoreramo. Ndayemera. Imana ishimwe. Yego. Biragoye kubona umuntu uguhamiriza. Nukuri, nubwa mbere muvuze. Biragoye kubona umuntu uguhamiriza. Hari umuvandimwe nkunda witwa Didier, tugeza tukaganira muri Imana cyane, akambwira ati ariko Roba, ni ukuri nta kintu umushinze. Nanjye nareba nkabona nta kintu umushinze. Iyo ubonye umuntu rero uhamiriza biba ari byiza. Sora ni byinshi, ariko Imana iduha imbaraga zo kubana nayo, kugendana nayo. Kandi uru rugendo ruba rurimo byinshi bigoye, ariko tuzagera mu ijuru amahoro. Imana iguha umugisha, tuzakora ikindi ubutaha. Yego. Abantu badukurikiye, Imana ibamugisha, mwakoze kudukurikira. Cyetse Solange, niba hari ikindi kibazo wumva? Nta kindi ndi burenzeho, gusa ntago nanyuzwe. Hari ahantu nakubajije hariya, nashakaga uburyo tubwiramo abantu, uburyo umwuka wera aba kuri wowe, wumva Imana katari uyu w'umubiri. Jise, urumva abantu benshi ntabwo bajya babishurirwa. Nakubwiye ko Imana ari umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri
no mu mwuka. Bibiliya ivuze ukuri bivugeze Yesu, sibyo? Urumva Imana kubera ko muyibonye mu buryo bwayo nk'uko muyitekereza murapfa. Noneho yafashe umwanzuro wo kwambara akamero k'umuntu. Nibura ngo Solange na Robert nibajya bicara kuri kamera mujye mureba ari ba Solange, ariko nibura nibabasha no kuvuga uvuga ati numvisha Imana. Sinzi niba bitarakubaho umuntu yayivuga n'ubu ndi kuyumva. Aha voilà. Na uko Imana yashinye kwisemplifier yambara akamero k'umuntu kugira ngo abantu babashe kuyishyikira. Paulo yaranditse aravuga ngo mbega ubwiru bw'Imana ukuntu butangaje, ngo kubona Imana yambaye n'abamarayika bayibonye mu isi babonye Yesu kubona Imana yambaye akamero k'umuntu. Rero nuko Imana yabashe kutwihishurira igakorera mu bantu kugira ngo mubashe kuyumva mu buryo bwayo. Ariko nitumara gukurwaho umubiri wo gucishwa bugufi tuzayibona n'amaso yacu. Niko Yobu yavuze ngo umubiri wanjye numara kubora nzareba Imana Data. Nambaye ndimubwiye ngo tujye tuvuga ari ukuntu tuvuga nyine ngo umuntu ngo Imana yavuganye nanjye. Niwe wabivuze? Yego. Noneho ngo ahubwo umwuka w'Imana yavugiye muri njye. Yego. Cyangwa se umwuka w'Imana yampishuriye gutya. Yego. Mba nadufashe muri turiya tuntu kandi bituma nk'uko wabivuze shakisha ubundi Imana iravuga iki. Yes. Nkashakira mu bambanjirije, mu bahanga, mu byo kwandika bahishuriwe iki, bageze kuki, nkifashisha ibitabo byo gusoma kugira ngo mbashe kumenya ibyo ugabura. Rego uba wamaze kuba umugabura w'ibyera. Iyo umuntu ari umutetsi rero aza nyine niba uza kuri kamera ubusoro uba ufite abantu bakwizereramo, ufite abantu bemera ibyo ubabwira bagukurikira. Njye nanga urugero, uzi ko kugira ngo umve imbaraga zabyo, uzi ko umuntu babwira ati ngewe n'urugero nk'umufite groupe yo kujya gusura abarwayi, bavuga ati muze tujyane gusura abarwayi, umuntu ukabona afashe amafaranga kuri telefone kuri mobile money arakohereje mutarahura nta kintu umupfana. Uwo muntu nuko yumvisha ibyo uvuga. Rero iyo uri umutetsi mwiza, uri umutetsi mwiza agumya gushaka ibirungo ibigezweho ibitatera ibibazo. Nuko rero nawe dukwiye kugira iyo tuvuze ngo umwuka w'Imana yampishuriye, sibyo? Buriya rega Imana ivuze Sora, Imana ikavuga nk'Imana idakoresheje umwuka wayo. Uzi ko iyo ivuze isi yose ibimenya, irahungabana, imisozi irahubangana, ishima gukoresha umwuka wayo. Donc Imana umunsi izavuga, Bibiliya ivuga ngo Yesu nagara ku bicu umwuka yo mu kanwa ke byonyine gutya gusa ngo uzarya abanzi b'Imana. Biteye ubwoba. Yego. Imana iguha umugisha. Reka tubwire abadukurikiye ngo dusoreje ahangaha naho ubutaha. Ubundi udusengere utwingingire Imana udusabira umwuka wera kugira ngo akomeze kubana natwe, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya ko uwo mwuka yagiye. Rero mu gihe cyacu urukundo ntarwo. Rero dusabira umwuka wera abantu bo kuri Solange TV kugira ngo urukundo rw'Imana rwongere rutugarukemo kandi twongere kumvana na nk'uko wabivuze ngo urutoki iyo rubabaye n'umutwe uba ugomba kubabara. Twese tubane urugingo rumwe. Ariko uyu munsi nyine ibice byaraje, akaboko iyo kababaye kabwira akagura ati buretse, akaguru kababara kakabwira akaboko apfa kuba atari nge biriwe. Rero urwo rukundo rw'abana b'Imana rwongere rutugarukeho kuko turuheshwa no kuba dufite Kristo mu mitima yacu. Katuguha umwanya dusengere. Uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye. Twebwe twavuga nk'abantu ariko wowe ukora nk'Imana. Dutumye iri jambo kuko uri ijambo. Ugende wihishurira imitima y'abadukurikiye. Ineza yawe n'urukundo rwawe byuzure mu bantu bawe. Yobora abakunzi ba Solange na Solange ubwe nanyu nyobore kandi ubunyuze twagurira imbago kuko wazagurira besi ufashe abadukurikiye bose bongere buzuzwe imbaraga z'umwuka wera. Kuko iki ni ikimenyetso kizazamura itorero. Ubwo uzahamagara ku bicu uhamagara bera nta kindi kizabazamura, imbaraga zizabazamura ni imbaraga z'umwuka wera. Uzuzuza abantu bawe rero, abavuga mu ndimi, abagira iz'ubwenge, abagira izo guhanura, ubaha impano zawe umwuka wera, ubaha abagira ubwenge, abahanura, abigisha, aberekwa, abarondora imyuka. Izo mbaraga zose zisakare mu bantu bawe. Nzibatuyeho mpagaze mu butware bwawe. Waravuze ngo icyo tuzasaba turi mu isi uzakiduhuri mu ijuru. Nanjye natuye imbaraga z'umwuka wera ku bantu bawe. Abarota barote, aberekwa berekwe. Dusenze twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibahe umugisha.